sports, and more sports. The latest sports news, only on 92.8 Radio O. Sports, and more sports. The latest sports news, only on 92.8 Radio O. Sports. Ni sawa cyane. Turashaka kubaganuza. Tubaganuze kwa ujumura. Tubaganuze kwa ujumura. Cyane kabisa turabaganuza. Turabaganuza kweri. Uyu wa gatanu ufite iki? Ngerishari yarambwiye ko ari buze kunganuza ariko byarangiye abuze. Arakuganuza ari Nyanza se. Byarangiye abuze. Arakuganuriza Nyanza. Arakuganuriza Nyanza. Sinzi nyine ariko yarambwiye ko ari buze kunganuza. Njye nago mpinga. Uriya Richard ni uhinga ni uzi byari byo. Reka da. Aka ni imikino rero tugiye kuganira. Isi mpinga ndorora. Ubu tuvugana twicaye aho bita Inyanza. Inyanza twicaye Kigali. Kigiye kubera Inyanza. Aho bita aho bita mu Inyanza mu mujyi. Muri stade za Busasamana. Utazakora iba. Busasamana si Nyanza se. Nyine ariko za Busasamana. Nge ndi kuvuga mu mirenge ari za Nyanza. Cyane ubwo tusuzana bari za Busasamana. Cyane. Abantu bari aho bita ku Mugonzi. Ni hafi hariya mu mujyi. Belinda yaranyobeje rwose. Ako Belinda nawe iki kiganiro dukwiye kuzamuzana umunsi umwe akicara. Ariko undi ashatse yajya yicara abantu bamureba. Akicara kweli kweli turi kumuvuga kamera zigahita tayari zitungaho zigahita zimwerekana kabisa ubundi niyo gahunda. Hari akantu mukubise mu kanya nitugeraho bita za kwa muri gahunda za Richard. Araza kuba nagaho ahita nagaho cyane rwose ahita nagaho. So ubwo rero nuko nguko bimeze gicamunsi ndumva ukinjiyemo neza umeze neza cyane. Ndabaye rwose nanjye meze neza. Ubwo igisigaye rero no kumanuka mu makuru turaza kuganira ku bintu byinshi ariko by'umwihariko turatinda kuri Rayon Sport Inyanza ku ivuko bagiyeyo ariko mu by'ukuri hariyo navuga umwuka utari mwiza mu buyobozi. Turaza kureba rero muri administration ibirimo tuze no kureba muri club nyirizina muri technique harimo iki ese twitega iki techniquement hariya Inyanza ku ivuko. Abafana bo ni benshi cyane muri stade nibiradukunda turaza guhamagara muvandimwe Rich Boy Aido tumere mutaza kunya muri APR naho abandi bakomeje gukorwa iperereza ku mafaranga yatanzwe. APR ijya hakurya mu Misiri gukina piramide. Ubwo bari bakurikiyeho Nirikari n'abandi nabo bageze kuri 13 bamaze kuba bajya mu gozi. Bagiye kubazwa nyine bari mu maboko atarayabo. Baraza kuba rero birasanzwe baraza kuvayo. So ubwo rero ni ibyo ngibyo tugiye kuganiraho. Ndagira ngo rero muri update nituze kuba tujya aho bita Belinda muri azana tudi ariko yerekereho kamera abantu bakamubona ntashobora karebye abakoze. Angita Dusabe Oreste ndabemera cyane ndabumvira hano Kamonyi Musambira akagari ka Rukambura umudugudu wa Nkomane. Ndagukunda cyane. Izi gahunda za Twahirwa Gilbert umutima cyane ati abanyamakuru byarangiye kugira gute ngo binyanza nimubisabire ngo ekipe ahubwo mukore kinyamwuga. Oya kwibasira ekipe ibyo twebwe uwo hasi abanyamakuru hanyuma rero Belinda ndabona yamaze kugira ku murongo neza
kuri YouTube. Yes. Wowe utadusabe Oreste niwe wari utangiye avuga ati ndabemera cyane. Ngari mu nkomane. Aho bita Kamu. Alexander the Seed mushuti wacu cyane. Nawe no munywanyi. Ati turabategereje cyane bavandimwe muyaduwe. Natwahirwa Gilbert uba urasa cyane. Yes. Hanyuma rero reka dutangire makuru tugira abantu ko Afrika haguruka ari amasaha n'ikibazo cy'amasaha noneho. Twavugaga iminsi ubungu ni 2 amasaha 48 igatangira muri Côte d'Ivoire i Abidjan kuri stade Félix Houphouët-Boigny. Ariko ubwo ho bazatangira kwajya kuwa kane cyumweru gitaha, ariko kuwa mbere ndetse no ku cyumweru kuri Église Vase hari i Abidjan bazaba hari kabisa abapasteri, aba bishops, abavuga butumwa, ama worship teams agiye atandukanye ari tayari ariteguye abantu bazaba ariyo. Natwe turahagarariwe. Geno waramubonye karyamye ubita Genevieve nagarikunda nitwa Geno ni Geno ariko nyine none se kataryikuraho katanahari se katari kutwumva aranatwumva ariko ntabwo yaryikuraho. ubwo rero kuntu gahunda iteye Genevieve ku munsi w'ejo ejo rwose turatangira ku munsi wo ku cyumweru umunsi w'ejo tariki 3 cyane hazabanza umuhuro w'abanyarwanda batuye muri Côte d'Ivoire. Yes, ejo. Baza ku munsi ku cyumweru. Papa Gideon ku cyumweru. Pastor ariyo Papa Gideon. Arabaye. Wese afasha ka video ati ndi ku mazi. Buzima cyane. Agakabonye. Umuhuro w'abanyarwanda muri Côte d'Ivoire bazaba bahura na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Cyane. Kwa mbere rero dutangire tuzahira ku musozi wa Religion ndetse ku musozi wa Religion mu gitondo naho ku mugoroba tuziga ku musozi wa Family. Kwa kabiri ni Education ndetse na Leadership umugoroba. Mu gitondo Media kwa gatatu bagaruka kuri gahunda zacu. Umunsi wa media ndabo bakuje. Uyu nguyu kwa gatatu nzabamwirwa kuko ni media na business. Ubundi ibyo nibyo byanjye business. Kwa kane rero ni Arts and Entertainment urwo ni saa 4 n'undi kujya saa 7. Ku mugoroba hakaza noneho Revival noneho ndazigatangira imiriro. Rukumva? Yes. Imiriro igatangira Revival kwa gatanu kaba nubundi tukabazaba tuzakomeza Revival. Ndetse wa gatandatu akazaba urubyiruko, abagore n'abagabo mu gitondo. Ku mugoroba tukajya muri Revival. Wa gatandatu naho ku cyumweru izaba ari Revival gusa. Revival ubwo ari nayo umunsi wo gusoza. Natwe tuzagenda tuhababera rwose tubahereza gahunda zose. Apotre Dr. Paul Gitwaza mu Rwanda ukomoka mu Rwanda, Apostle Mohamed Sanogo ukomoka muri Côte d'Ivoire, Pasteur Georges Amwako umunya Côte d'Ivoire, hari Reverend Dr. Philippe Igbinye Jesu umunya Nigeria, hakaza Apotre Victor Mekogora umunya Afrika y'Epfo ndetse na Apotre Michel Edevrazin ni umunya Nigeria. Abo nabazagenda badufasha muri gahunda zigiye zitandukanye navuga mu masomo agiye atandukanye mu byigisho bitandukanye, byose bizaba bisirikira ku ntego ivuga ngo Africa's matter is your responsibility. Africa's matter is your responsibility. Ibibazo cyangwa se bireba rero ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 006802 urwego ubundi ushyireho inkunga yawe. Urasanga amazina ya Zion Temple Celebration Center. Dukomeze gutera inkunga igiterane Afrika haguruka. Hanyuma twinjiye muri update rero mu update wabonye uwo bita Kanyizo ku munsi w'ejo. uwo bita Kanyizo ejo bundi zamura ikiganza avuga ati naye ndabyemeye. Arya cyangwa se cyavuze nguki Kanyizo siri yasinye Kanyizo rero ku munsi w'ejo ni umunyamakuru mugenzi wacu wa Radio na TV10 akaba rero ku munsi w'ejo yarasinye imbere y'amategeko. Bagenzi bawe bagakomeza kugenda baguta mu nama. Bagenzi banjye kandi abo mwari mutanye gahunda bari kugenda babiva. Abo bari bamugaragiye gutya gahunda za iburyo ni bumoso barabyanze burundu.
babivuyemo byari bikomeye cyane ntabwo tuzongera kubabaza uko gahunda zimeze barabyanze ati nimika tubaze twe nta iyo gahunda ihari saga rero Kanyiza ku munsi w'ejo akaba yarabishoje tunamukengurikiye cyane tunyemeze kugira ibihe byiza hanyuma tunyure muri Inspire Stars wamubonyeho bita Rodriguez mu gihugu cy'Ubwongereza akaba rero we n'ikipe ye ya Inspire bohereje abana gukora teste na visite muri Manchester City cyane rwose abana 9 cyane ndumva ari abana 9 ba football cyane rwose bakaba bagiye gukora rero trials cyangwa se amahugurwa mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester City muri rusange hanyuma iyo tubabwiye ngo mujyana abantu banyu muri Inspire Stars ntago tuba twaje gukina oya rwose twaje kubabwira rwose na ahantu hari seriye cyane umwana birenze kuba umwana yavuga ngo ngagiye kugira ntago ari siporo gusa bisanzwe ngo umwana ngagiye ngo kwiyushya kuya cyangwa gushaka inyota gutara inyota ahubwo abana baba bagiye harimo no kuba abana bashobora kuboneramo n'ubuzima bukomeye cyane umwaka utaha turamanuka muri Espagne ego reka da turamanuka muri Espagne cyangwa Canada reka da kandi tuzajyana Canada nawe Canada ninjya Canada ugomba kwigaragaza Canada ngomba kuba ndiyo cyane Rodrigue rero ngo n'abahungu bakaba bagiye muri Manchester City gukora ibigendanye na visite ndetse n'ijyayiza abahungu 9 ba Inspire Stars Academy hanyuma Giants of Africa ubonye uko bita Kawhi Leonard ari Kigali Kawhi Leonard ari kuganiriza abana igihugu cy'u Rwanda wewe genda Rwanda uri nziza terekamo Kawhi Leonard abana barimo baramugaragira muri BK Arena akantu Belinda akunda cyane ngo ibyiza bigutatse Rwanda ako kandi iyo verisi yayigezeho iyo verisi yayigezeho ngo n'ibindi ubwo rero Kawhi Leonard ni umurigenti wa NBA abantu baramuzi cyane kugira abantu babyumve ababyumva neza Kawhi Leonard ni umwe mu bakinnyi 75 bibihe byose muri Amerika na n'uyu munsi ikipe ya Los Angeles Clippers ejo yavuyemo habura akantu gato cyane ngo igere kuri finale kuko yakinnye final ariko ya conference yabo ya East yakinye final ya East ntiyabasha kugera kuri final ngo igire inatware igikombe ariko ni ekipe nziza kandi numwe mu bakinnyi bayifashije cyane numwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu gihugu cya Amerika akaba rero nawe ari i Kigali kabisa updatinga icyo bita ubwo ndi kumanuka rumwe cyane tumanuka ubwo hari indise ugiye kunyuzamo hakurya Senegal muri Senegal bimeze bite Senegal sari ikintu kiriyo muri Cote d'Ivoire plutôt tukiri muri Cote d'Ivoire yavuyeyo Senegal yarayidutikuye 80 yadutekuye ejo bundi nabonye bari gusa 80 kuri 30 nabonye impamvu yari itumye mbigarukaho nabonye witwa Lionel Hakizimana Lionel yego agariko bita Dr Chesar amugarika mu bijyanye avuga ati abarimo ararya abanyarwanda nta kintu kirimo nta nicyo canje ntacyo ngarimo ararya abanyarwanda uzi ko njye nta kintu nshaka kubivuga hariya ngariba cyane oya nago yiba ngo afite amafaranga ariko bacishemo ikintu bita ubushobozi ngo ubushobozi ngo ni ushobora rega kuba uri umwarimu mwiza w'abatoza nibyo bintu tujya tuvugana ushobora kuba uri instructor uri kumva wo bita kuba uri instructor wa FIBA uyu mutoza amagaju yitwa Amarisi ariko bitagushyira ku rwego rwa Kanyankore udashaka kuba Kanyankore yawe ntibishoboka ushobora kuba uri Amrush Adel umeze ibintu byose ufata umukinnyi ukamugurisha abakinnyi ukamutereka no muri Manchester United no kugurisha abakinnyi ushaka kumufata rwose ukamukurirwa ukamujyana i United ushaka kuba umuntu ushaka kuba unahamagarwa kuza gutoza we numwe mu batoza beza muri Maroc Amrush Adel Amrush no Algeria muri Algeria numwe mu batoza igihugu cyeme kizi ko gifite abatoza ariko nta kazi bamo ntibishoboka barabizi ko ahubwo ashobora kuza guhugura abandi
ushobora kuzuga kugura abandi ariko ikintu bita tapi vere mujye mukihorera kandi tapi vere biba hose muri basket banga uri docteur ngo muri basket tuze muri kandanda tuba dukubitwa wari ugiye kuvuga ngo hari ikindi kintu ushaka kuvuga mu yandi ma update kujya tuyavire muri mwe nuko ikipe ya Arsenal yatsinzwe na Tottenham ariko twavuye tubivuze igitego kimwe ku busa ejo ntitwavuze ko cyagezemo ariko match nicyo cyarangije umukino Barcelona twayivuzeho 7-3 twabivuzeho Florian Wirtz yamaze guhabwa nimero 7 ubwo ibyo byose biri muri update yego tubirangiza tujya kimwe ku kindi cyane kabisa hanyuma rero ikintu nshaka kugira ngo tugarukeho i Burundi wamonyo bita Nyange uwo bita Yusufu ndayishimiye Yusufu Nyange yahise abona umuterankunga wa mbere ariko ari kumwe na Karebu uyu mujyana wenyine na Karebu n'ikipe yabo yitwa Vision FC itari y'i Kigali ni 50-50 Vision FC itari y'i Kigali bakaba rero bamaze kubona abaterankunga bazajya babafasha ku munsi w'ejo barasinye amafaranga menshi n'ubwa mbere ikipe y'u Burundi ngibonye banze kuyatangaza ariko ngo n'ubwa mbere ikipe y'u Burundi club imwe nyine ngo club igiye kwambara umuterankunga uhenze mu cyiciro cya mbere muri shampiyona y'u Burundi oyirira zanakomera ariko kandi Burundi hano bibera bibi ishobora kubona igatwara igikombe cya shampiyona na Murera na Peri yazikagitwara iba yo ari kinyamupira ntango musongati yazigatwara Rukinzi zigatwara kugira ngo n'ikipe yagitwaye kabiri ikurikiranye bari ikibazo Vitaro imaze nk'imyaka ingahe yongeye kugitwara ejo bundi abantu bagenda bayire yarashize yari imaze nk'imyaka 6 idakoramo ariko ahangaha kuri izi z'inyarugenge ni bari abasaza babiri gusa kitagiye mu nzove kiba kijya mu bikomeye cyane niyo bita Vision FC niba atari kinzove nicyo yepfo ubwo izo zose ni update hanyuma muri aperi abamaze gushyira akanyenyeri muri systeme ubu uri gukanda akanyenyeri 662 urwego ngo cyangwa kabiri kandi akanyenyeri 662 ni akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ugahita winjira muri systeme yo gukora ikisi yo kugura itike ya Aperi na Power Dynamos byamaze kujya kuba official ubu ngubu banashyira no hanze n'umunsi wa match umva kandi umunsi ari tariki 17 z'ukwezi kwa munani ugeze ubona nuza official statement ya Aperi barayibonye se oya none se ariko igikenewe cyane se niki igikenewe cyane se n'amatike cyane ukubanza kubibwira abanyarwanda rega ibyo baba babyumvije kuri twebwe tubivuga bakeneye kubona iyo bita APR muri stade Amahoro muri stade Amahoro kubona APR isohorana nuza na affiche muri stade Amahoro ni ibintu bizabera muri stade Amahoro oya ni mu Mahoro niho gahunda zigomba ni ibintu bizabera kabisa iyo bayita Aperi Football Club kuri Power Dynamos ariko biravugwa ko ari umunsi ngo Aperi Day ntayibaho Aperi n'abafana bayishaka kandi Aperi yo ntayishaka Aperi ivuga ati ntago dushaka kwigana Rayon Sport Kalamo ivuga ati nigute mutwigana asante sana kabisa ivuga ati nigute mushaka ko twigana Rayon Sport akanyenyeri nagukemera akanyenyeri nagukemera inyenyeri ni yariyo ase Richard ntarajya ku murongo Richard ari tayari ahubwo Richard ntarajya ku murongo ari tayari yes ubwo rero nuko nguko uri gukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ubundi ukinjira muri system uri guto usangamo choose ticket for APR Football Club versus Power Dynamos FC low ball 3,000 upper ball 3,000 ubwo nyine hasanzwe asigaye hose ni 3,000 VIP 20,000 VVIP 30,000 hanyuma ubwo ahandi se 1,100 no mu birahure hanga nara ni mu majana mu majana kabisa ubwo rero ni nyamukandagira mu kibuga TV muri rimwe muri rya perereza gahunda yayo gahunda irakomeje umunyamakuru mugenzi wacu bwana Ishimwe Rikari nawe ku munsi w'ejo mu masaha isa 10:11 nawe yagiye gukorwaho iperereza yajyanywe gukorwaho iperereza yasanze abandi ariko ni ugukorwaho iperereza ikibazo ukuntu kimeze biranoroshye cyane Aperi bajya mu Misiri abizi ko yafunguriye abafana bakunda Aperi bashaka kuzagira gute kuzajyana nayo mu Misiri yego
hanyuma iryo tangazo APR yasohoye niryo riteje ikibazo. noneho ikintu cyabaye ko niho habayemo barabwiye ngo abantu bahise babonamo inzira yo gukorera nk'amafaranga. unajua abantu bari bafite ubwo bushake bwo kuzarekeza APR bifitiye ikofi yabo, bivugwa ko biyandikishije ku bwinshi y'aba bafana ndetse n'abanyamakuru yego n'abandi bakunzi ba APR cyane. none ikintu cyaje kuba rero nta kindi nuko batanze APR bashyiriho umurongo, cyangwa se abari abayobozi ba APR bashyizeho umurongo bari buze kunyuzaho amafaranga yo kugira gute, yo kugura amatike no gushaka ibyangombwa. APR ikabibashakira kugira bazagende mu ndege imwe ibukinze. noneho ngo abantu barayatanga umwe kumwe umwe ku wundi bakayatanga, umwe ku wundi bakayatanga, umwe ku wundi bakayatanga, yego umwe kuri umwe bayatanga bayohereza. icyaje kuba rero nta kindi ngo nuko ayo mafaranga yatanzwe kuyajustifia bisa nkaho byagoranye kuko abari abayobozi ba APR ngo bandikishije muri Minadefu ko kari bo bishyuriye, ahubwo ni ikibazo kari bo ngo bishyuriye abantu bariyishyuriye ariko bivuga ko bishyuriwe. ubwo rero iyo circulation n'ukuri kwabyo nibyo birimo birakorwa iperereza ngo bamenywe ngo bariyishyuriye cyangwa ikipe yarabishyuriye. Nese ibyo ngibyo bigatuma ufunga umuntu. Ibyo ntabwo byabafungishije kijyana n'ibintu by'ibibazo bikavuga ko bageze mu Misiri. Komeza nyine kugira abantu banumve yuko ibyo bintu atari ibintu byoroshye, kuko bageze mu Misiri nuvuga ngo njyewe natanze amafaranga tuvuga urugero bageze mu Misiri ari izindi rero za tuvuga urugero njye Akila Benjamin yego ndashaka kujyana na APR yego, ariko APR abanyamakuru yishyuriye sindimo kuko yasabye umunyamakuru muri Age Sport, yasabye umunyamakuru wa RBA, abo ni abanyamakuru babiri ikongera wenda n'abaye bayikorera buri munsi. Abo barajya kuri BD ikipe ya APR nta nubwo bari bwishyure, ariko hakaba hari nanjye Akila Benjamin ushaka kujyana na APR yego. niba nshaka kujyana na APR kugira ngo bigende neza twese tugendere kuri nuza kuri passport ya nuza ya service birasaba yuko tugenda ku nuza imwe. ninjya kwisabira visa Berinda mu gikari bimeze bite narebeyo ninjya kwisabira visa bishobora kuza kumpenda cyangwa kundushya, urukumva kubera ko visa zo mu Misiri ntago ari ugupfa kuzitanga uko babonye. ariko tugenze nka APR gatanga ikavuga iti duvana 70 tuzazana muri nuza muri ambassade ya Egypt bakabyumva vuba, sibyo? nanjye rero nkajya, ariko bigasaba ko ayo mafaranga none ari kugura itiki yanjye ni nyatange muri APR, nyatange ku bantu bari bashinzwe gushakira abantu amatike, nanjye nongerweho njyane n'abanyamakuru bagenzi banjye bishyure na APR, ariko ngende niyishyuriye icyo kintu kucyo yego. ndamutse rero ngezeyo nkasanga twagaruka bagasanga amafaranga narayatanze, ariko nyuma yo kuyatanga abo yahaye banshyize ku rutonde rw'umuntu ugomba kujyana APR nta mafaranga ntanze, bigasobanura ko amafaranga nge natanze ntayo, ahubwo nge natangiwe na Minadef amafaranga cyane ikipe ya APR wenda reka tubireke kubishyira hejuru cyane. ikipe ya APR yanangiye amafaranga, ariko mu by'ukuri ninjye witangiye amafaranga. icyo gihe rero ntabwo ngewe byagera ku rwego rw'uko bari gikumbika aho hantu harimo ibindi bintu bikavuga ko ari amafaranga yagiye anyerezwa mwaho hagati aho rero, kuko none se kubufatanye n'abagiye Georgina sahari comptable APR sahari ntarimo hari siwe amafaranga bacishagaho so bababwira uko bagomba kubigira. none se inzego za APR wenda ziri no mu iperereza kumubaza zituye umuntu Rikari wenda urugero tufata umutasi Rikari aya mafaranga Rikari yabaye amafaranga cyane amafaranga yabaha navuga ngo na amafaranga Rikari yaduhaye, Rikari baramubaza Rikari watanze amafaranga cyane wayatanze, avuga ati nayatanze ikimenyimenyi mujye muri historique yanjye niyo waba warazisibye kuko hashize n'igihe kinini ntibishoboka ko muri MTN zirimo biragaragara ko ari amafaranga nubwo waba warayatanze cash ka kamuhise urukumva nubwo warayatanze cash
ayo mafaranga ntabwo wabura uburyo uvuga uti amafaranga nayabikuje kuri banki naragenda yatanga gutya byagenze gutya. Yego. Ibyo bintu rero ntabwo ari ibintu byatuma umuntu bamukora pereza ngo bagenda bamubaze rimwe bamubaze kabiri ubwa gatatu baza bamubike. Harimo ikintu cy'ikibazo cy'igikwasi. Biravugwa rero ko rwose hari ifaranga zagiye zinyerezwa pembeni bageze mu Misiri. Ngo sino ikibazo cyuko amafaranga bamwe bayavuze ko bayishyuriye n'amatike. Ikibazo cy'amatike gusa harimo no kugera mu Misiri amafaranga yakomeza gukoresha ngo zigakomeza gahunda zigakomeza. Ibyo byose ni ibikomeza muri uwo mwandiko byaba bikomeye cyane. Aramutse uko bimeze yego byaba bikomeye cyane. Niyo mpamvu nyine rwabona buriya kugira ngo ubutabera bwo mu Rwanda buriya kugera mu Rwanda igihugu cyacu ahantu kigeze n'urwego tugezeho kugira ngo urwego nka Minadef rufata icyemezo cyo kuza rukagukura mu kazi bakagutwara byanga bikunda ufite ikintu ugiye gusobanura. Ntabwo ngubeshya Kigeli byanga bikunda ufite ikintu ugiye gusobanura kandi kinini kuko ntabwo ari ubwa mbere ku makuru dufite ntabwo ari ubwa mbere bari babajijwe. Barabajijwe haciye amezi nk'abiri cyane barabazwa. Nyuma yo kubazwa ibyo batanze ubwo ntibyatanze umusaruro kuko iyo abuzabye ko byatanze umusaruro hagakwiye kuba harabonetse igisubizo. Ukuntu abanyarwanda dutinya ubutabera ku munsi wa mbere baravuze ukuri kose bikarangira. Niba njyewe hari ikigarutse nuko hari ibitararangiye muri uwo mwanya. Ntabwo ushaka kumbwira ngo nitwa Rigani Rugaju nitwa Rikari nitwa wenda Jangwani nishyuye amafaranga yanjye nahaye muri APR. Muri APR nibo abakozi ba APR nibo bakoze amanyanga ngo njye kubizira. Ntabwo bisobanutse hano turi Rwanda. Bivugwa ko harimo ubufatanya ari ibintu bidasobanutse ntabwo inzego zacu zishaka gukora ayo makosa. Bivugwa ko ari mu bufatanya cyamo ku bivugwa mu kurya birashoboka cyane rwose kandi njyaburo nta hantu zitaba ahubwo ikibazo yari wate. Hanyuma rero amakuru angeraho nuko ku cyumweru apesha kuza cyane polisi cyo ni kimwe apesha kuza cyane polisi rwose ngiye kubyanga bikunda baratera match y'inshuti APR na polisi kaba ari akamace keza ku cyumweru. Ubwo se ya shampiyona yabikibaye n'undi polisi yazayigarukamo. Iye shampiyona hari shampiyona nta shampiyona izabaho nayo ngo iki shampiyona itari nese ubwizaberi ya polisi ariko na APR. Oya shampiyona ya APR polisi ya SD Kigali ntabwo yumvishe se nyine narayumvishe kandi APR ni na season ariko bakoze kuri Murera abantu ntibatuzi bakoze kuri Murera babwira iti asante sana wabita Rishari ari tayari cyane wabita Rishari angaba nkoreye akantu nawe ubundi Kigeli yego gahunda ntabwo ziba zoroshye. Abafana hanze mu Inyanza ni benshi cyane. Uwo bita Belinda nanageho twamanutse rero bita Inyanza uhamagara Rishari kuri ya nimero ye cyane rwose yaze ko yamaze kuvunyisha yamaze kuvunyisha nabwiye namara kwitereka kuri ya nimero yasanzwe hamagara we ngiye nimero ntago ya 072 iyi nimero ye ntijimamagara ariko wowe urayihamagaye shyiraho rero nzajya muri tujyana umuhungu mu Inyanza aho bita Inyanza ariko bita Belinda we adufasha tugezeyo cyane ako Belinda rwose uyu munsi kumuganura ko mbona atari kutuganuza none ze nabonye mu kanya ibinaje gakora reka ntabwo wayibonye aje yiyenza Rishari ati imwe mu mpamvu nyamukuru ziri kubitera katari gufata telefone abantu ni benshi cyane. Rayon Sport Inyanza ikipe imaze kuhagera tayari irinjiye ngiyo BC oya none se ko tari kwereka abakunzi ba Rayon Sport Belinda namurebye cyane ariko hari condition yari yashyizeho yikise yuko ngo Rishari ngari ugomba kugira gute ngo ni kwiyamagarira aya amonya sanana akamesi imbere ariko uri kwicisha amatsiko abantu bo kuri iyo Gasogi nayo tayari kabiri amaze kuhagera iyo bita Gasogi bagiye kuba babumba ndamubona witwa Gisere ndamubona Sasha ndamubona nimero 2 ya 3 Gakwandi Felix nayo tayari amaze ku Gakwandi yiteretse kwitereka gacha nakitambi undi niyo ya mbere tubona indangamuntu ariko noneho Karamo uyu munsi byagenze bitera
kararama uyu munsi bimeze bite no kugenda gake nk'amazi y'ikawa. Ese amakuru ari kungeraho yuko kinyamupira ngari uri inyuma y'ibi bintu kuri zira gahunda za EPRZ yumva sha ngo kinyamupira script irashushanyije babaye cyane ngirashushanyije rwose ngirashushanyije kinyamupira abantu baramutinya basi agashaka kuba akomeye uriya muhungu eto tuwe Tofisi Samuel wo muri Cameroon yego ese ko kigeri none se Etofisi ukamuzana mu mwandiko se nago yaburamo ibishoboka ko yabura mu mwandiko. Ese Belinda bimeze bite ya Richard sinzi ukuntu bazimeze ngewe ntago ari kumfata Richard nagufata ariko Richard Nyanza bimeze bitera Inyanza mu majyepfo ngo mu majyepfo yo za Butare komeza oya ndayizi se aho ngaho gusa zaho nyine tayari kinyamupira oya nta kinyamupira iba hano twe nayo tugira kabaye rwose uri kubona umuturage w'Inyanza oya ngaho ubwo twamaze kugera Inyanza abantu bari kuvuga ngo mu Nzove ngo tubakure ngishyorongi oya twavuye ishyurongi twamaze kwitereka uriya ni Paple oya uriya ni uri imbere yari ona atari Sashas ino ni Gasogi iyi ni Gasogi ona ko nayo imaze kwagera ngo uri Axel wanjye rwose ngoja do kwidirishya numero 2 ya mbere mu Rwanda buretse wabonye Janga Kwandinyo Felix mwenye kitambi yake akaingia sasa hatari so ubwo rero Richard ifata telefone Richard bimeze bitatubwira uko gahunda zimeze Richard ifata telefone Inyanza nta bajura babayo nta muntu je namubwiye nifata telefone rwose ariko umunyenyanza yavuye mu isoko hari abantu bari gucuruza cyangwa yanze kugufata kuko hari ibintu arimo arasunika none se asunika Richard atamenyesha avuga ati gahunda zimeze so Inyanza rero Rayon Sport ijyanywe n'iye gahunda ariyo gahunda ya mbere ya Rayon Sport ku ivuko iyo ni ya mbere yego iyo bita Rayon Sport ku ivuko ni gahunda muri gahunda ya Tuwaya oya Rayon Sport ku ivuko yo ni gahunda Rayon Sport igirana n'akarere ka Nyanza cyane muri haba harimo n'agafaranga kandi gahagije kuko harimo ibintu byo kumurika umuco urabizi ko ari ku gicumbi cy'umuco uri kumva hakaba harimo gahunda zo kugenda berekana ibyiza bitatse akarere ka Nyanza hakaba harimo nyine ubwo bufatanya bikorwa bw'akarere ka Nyanza urabizi ko akarere ka Nyanza niho mu rugo y'ikipe ya Rayon Sport yaje Kigali gushakisha nk'abandi twese uko natwe twese twaje tuzi Kigali gushaka na Rayon Sport nuko byagenze so ubwo rero iyo gahunda nyuma yayo ni naho bahita banatangirira Rayon Week iba ari icyumba cya Rayon Sport iri kugenda izenguruka mu ntara zose z'u Rwanda uretse wenda mu majyaruguru bakunda gufatanya iyo mu majyaruguru no mu burengerazuba barahafatanya bagafata rimwe bakavuga ati uyu mwaka turajya mu majyaruguru undi mwaka tuzajya mu burengerazuba kubera ko hegeranye cyane so ubu rero Rayon Sport uyu munsi ariko hari umuturage mana we abantu bari kuri YouTube bibereye Nyanza ntago bakiri naha rwose bari kiri muri za Kigali nahandi so ubwo rero umuturage kwisonga urabizi ko ni siroga ya leta umuturage kwisonga bimwe mu by'akarere ka Nyanza rero kagenera nuza gahunda za gutya se wenda yo ndayifite reba ariyo rero umuhamagara uri kumva bimwe mu by'akarere ka Nyanza kagenera abakunzi b'ikipe ya Rayon abaturage bayo harimo no kubasezeranya ko bagomba kubazanira Rayon Sport buri mwaka cyane uri kumva icyo kikaba kimwe rero ku muturage ku isonga ibyo rero bigafasha Rayon Sport yo gutangira kwitegura urabizi ko izava n'itijya iburasirazuba ihava ijya iburengerazuba ihava igaruka mu mujyi wa Kigali rero guhasoreza uwo bitari Kanida ni sawa mwebwe mumeze mute tumeze neza cyane nakumvikana ntabwo nziko biri buze koroha kuko hano abafana bamaze gukubita buzuye imiziki ni myinshi biragaragara ko ari umuganura koko itarure biragaragara ko ari umuganura mwese umuganura n'umuziki biwuzuye gahunda ni umuganura hano Nyanza ikipe yamaze kugera mu kibuga biragaragara ko abafana b'i Nyanza bari bakumbuye ikipe yabo kabisa bamaze kuzuza
kuzura abari muri stade nibo benshi ariko nanone n'abari hanze ya stade nabo ntabwo bagira uko bangana ntekereza ko mwagiye mubibona mu mashusho nagiye mboherereza yego rwose turabibona uyu muturage tubona uri hanze ntabwo ari buze kubasha kubona Rayon Sport n'amaso ndakubwiza ukuri ko bigoye cyane reka da kugira ngo nizere byasabye ko ngaragaza ko nkorera Radiant TV naho ubundi tuba twariteretse amaze gukubita yuzuye yego ntekereza ko mu kanya maze no kubona n'andi mashusho y'abari muri stade yego ko umuturage uri hanze yabona aho yakicara cyangwa se yatera agatebe hano kuko abasindutse bo kuva kare kuzura mbere yuko tujya kiwanjani se natubwira urugendo uko rwari rumeze bigeze bite urugendo rwa guhera hano i Kigali guhera mu gitondo umaze kuvugana n'abayobozi byagenze bite kugeza i Nyanza utubwiye niba utayobye Meruka kukuvugisha aho utakubigega arataramenya niyo ari butege wateze wamenye imodoka utega ikinyanza urabyibuka neza murangiza uvuga nti nagira Benjamin urabizi hano ni iwanyu kundusha kiratangiye ndavuga ni bantu byagire neza naza kuyoba cyane mbere yuko wenda igihe cyo mubwira kuri ibyo ngibyo bamaze kugera mu kibuga batangiye kwishyushya yego Apeti Bigirimana ari mu kibuga oya attention Belinda nawe ndamwemeye Apeti Bigirimana kiwanjani ewan ngo iki Apeti Bigirimana ari mu kibuga ari kwishyushanya na bagenzi yambaye nimero kangahe 12 mu mugongo 12 ko numva ntinyemo ibintu birakomeye cyane hano i Nyanza ndakubwiza ukuri izuba ryinshi umufana izuba ariko ni ryinshi biragaragara reba izuba rihari akira ndamubona mu by'ukuri abareba bari bakumbuye ikipe yabo umumotari wanzanye kuri stade yego Akira Benjamin na Kigeri bambwiye ko kuva mu gitondo saa 12 umuturage yatondaga umurongo azana kuri stade gusa nanone akaba babifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere ndetse na Rayon Sport kuko kugeza ubu kwinjira itike ya rubuntu byagusabaga byasabaga kuhagera gusa kugeza aka kanya Rayon Sport yabadabagije ahagaririwe ni akarere kaba kayishyira kabisa stade yamaze kuza naho tubwire rero urugendo rwa bundi uhita no mu kibuga uratubwira naho tubwire mu kibuga najya mu kibuga 11 babanjemo by'urugendo byarangiye gutangira kwishyushya ntabwo ndabona neza 11 bari bubanjemo gusa umutoza Fani ya Rodri ndetse n'ikipe yiwe birumvikana nibo bamaze kugera mu kibuga ariko kugeza ubu ngubu ikipe ya Gasogi ntabwo yari yaza kwishyushya ndababona abasore ba Apeti Bigirimana ba Shadrack Bingibero Richard Ndashimiye ndabona umusore Prince ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye birumvikana uko urugendo rwanjye rwagenze nagurutse i Kigali birumvikana ndangije nyine nerekeza i Nyanza ntabwo nayobye cyane kuko nageze wageze aho nari nakubwiye uhagarara ndamubwira ngo Akira Benjamin yabwiye kugeza kuri stade Akira Benjamin baramuzi none urucabana no reka nze twongere tumuhamagare urumva bisa nkaho bigize ariko Richard reba muri stade kuntu byifashe stade yari iyi stade iyi stade ngifitemo amateka menshi cyane obita Richard muhaye indi message mbere yuko atangira kwitereka kuko urabizi ko nawe kuri gahunda ari buze kuba aregeye ariko mbega umuturage akigera iyi ni igikundiro abe bamwitanze ngo Nsengimana Jean Bosco ngo kabisa ngiyi ni igikundiro abantu batari i Nyanza si tubagejeje i Nyanza ngiyi ni igikundiro kweri ngo ngiyi ni igikundiro ikipe irakumbuka Rayon Sport iyo yatashye iwabo noneho ariko ya stade buriya nimara kuhagera buriya ntabwo bazataha ya stade umukuru w'igihugu yabemereye i Nyanza nimara kuhagera buriya niba Rayon Sport nizataha bien sûr se yava i Kigali ntabwo yavayo Rayon Sport yavayo Rayon Sport umukuru w'igihugu none yayemereye ubutaka muri Kigali wese urumva yavayo reka izubaka stade hano i Kigali niho bahayira izajya gusura i Nyanza ureko amashuri hakurya ya Nuza ari amashuri niyo bita ngo iki hariya ngiye Nyanza mpagera ndi umugenzi hariya ni ku Gihozo ni atagira uwo nyobya keretse mpahagaze nibwo namenya ibyo ari byo ahubwo ndabona kiliziya hakurya
hakurya za kiliziya zose zihabaye hakurya inyuma yo hari gahunda nyinshi cyane uciye inyuma gutya abahungu bayicaye ugakomeza hakurya gatoya hari abantu baruhukira yibereye mu mibare none se gahunda zimeze gute Richard reka nari mukubise ubutumwa ndaje twongeye tumuhamagare none ahita natumanukira match ayogeza rumwe ku rundi akundi o drive yarise tukongera match o drive yadu yaganuje abakunzi o drive yaganuje abakunzi b'umupira w'amaguru umugabo natwe tuyatse idiye minota mikeyi yatuganuje idiye minota mikeyi rishara banze yitamurure cyane akonze kiboje ahita yibona araba yamaze no kuyibona deja ko turajya gusohoka mu kigano 11 yamaze kuyimanukamo wabonye umutaka none abaturage bari mu mutaka anga abaturage bari mu mutaka anga abaturage bari hanze barinjira batemoka perezida wa Rayon Sport hejuru reba hakurya umuntu uzase mu mutaka oya reba hakurya nyine hejuru muri stade yewe data we bayita Rayon Sport kabisa bayita Mureira niko gikunda kuvuga Mureira ubwo rero nge mbere yuko tugaruka kwa Richard cyase mbere yuko tusubira Ihuye se Inyanza Prito reka mbanze nkubwire ko njyewe mfite impungenge ku mutoza oya gutese kandi ko ashobora kuza gutoza no mukina ari kuri pressure y'amagambo umuyobozi we yamuvuze ejo bundi kandi mbona bari kumwe nta kibazo amatabaza asa n'umuyobozi akareka ntago nawe kuba bari kumwe bumvikana byo biragoye akareka rwose kandi umutoza ni ubyitera umutoza n'umuyobozi bari kumwe umutoza ko agakwiye kubyumva yagakwiye kumva umuyobozi kuki se umutoza kumva umuyobozi ahubwo hagakwiye kuba ari urwego ruri hagati y'umutoza n'umuyobozi rubumvikanisha urwego ruri tekinike kandi direction technique bayirambona rega nicyo baba bashinzwe ubundi umuyobozi wa Rayon Sport yagakwiye mu mutaka kweri turage kabisa ameze neza rero niyo utinyiriyo bita radio tayari twiteretse kandi noneho kugira ngo abantu babyumve tuzajyana na Murera ahantu hose tuzajyana na Murera Richard azaba atambagira igihugu cyose Akira aratangaje cyane nanjye reka tangaza tuzajyana na pera ahantu hose hehe sizajya kizabiri gukina hano i Kigali nicyo kibazo cyawe ntabwo ituma tujye dusohoka mu ntara tuzajyana na pera ahantu hose duha akazi EPR tuzajyana na pera ahantu hose tuzajyana Murera ahantu hose za Bugesera jya mu kibuga tuzajya tuvuga highlight najye mu kibuga Belinda najye mu kibuga kuko mu kanya turaje twongeye tuvugishe Richard atubwira aho nze atubwira no 11 bamanutsemo kuko hari ibyo arimo araringaniza kweri aha arabishoje icyo ngundira abantu kuri YouTube nabo baba bamaze kuhatambagira bagatereka twigira Nyanza ahubwo bari Nyanza rwose niba ari bwemere noneho wabita Richard niba ari buze kwemera ariko hari inyuma rero hari inyuma iyi stade bazashyize tribune hari inyuma uriya muturage yicaye bazashyize tribune stade kuzurira icyarimwe Richard rwose hasi bakakubita icyo bita tapi arabishoje Karamo nabe tayari noneho bareba abakinnyi ba Bedi kuko izi za mbere Richard ngaho manuka rero 11 dore bamaze kugeraho neza manuka 11 iminota natwe ntabwo bitubaniye ntacyo bitwaye jyayo oya ukurikije iyi video uduhaye urabona ko abantu bari hakurya batambaye chosibre ari bo bagiye kubanzamo nyine bamanuke rero umwe ku wundi we bara 11 bahakurya Belinda se ubu ntibirarangira oya bari wa map ya 11 ntabwo nese wa map ya 11 si ubona ko itandukanye n'izindi reka twagupangire onde kibuje ka twagupangira wakoze kuyeduha yego oya nibo bagiye kubanza nese aya bonga ari gutoza abasimbura kuko Abdulaziz abanjemo Abdulaziz ndi kumubona Bingi Bero ndamubona Abedi ndamubona uyu uri imbere ninde uyu ni Pape uyu ni Sefu uyu ni Bas uyu na Richard ahubwo ikipe tayari yarangiye 36
uyu uri inyuma ya nuze uyu anatari Richard uyu anatari Richard ntabwo ari we. uyu ni Richard nyamara 3-6 cyangwa n'ikitoga oya turakumva neza icyo mubwira yego Kabanga banjemo Serumogo Aimable oya batanu oya batambaye Chosibre na batanu bambaye Chosibre abo nibo bagiye kubanzamo kongeraho umuzamu abangaba mbohereje harimo Serumogo ari harimo Musore Prince ndi kukubwira bari imbere yanjye abazamu bari gukorana bose bari batatu abazamu bihorere tubwire Onze Kibuje Disu bari bose bari kumwe bari gukorana yego ndamubona Niyonzima Olivier Sef yego Niyonzima Olivier Sef yego tureta tubapanga Onze Kibuje Shadrack Bing Pero cyane Musore Prince yego ndetse na Kabanga ntabwo ari Richard ndashimye urase si Kabanga oya uyu mungu wambaye 36 ninde ni Richard ntabwo ari we Richard ndamuzi wambaye nimero 36 yego ntabwo ari Richard oya ntabwo ari Richard nibyo nabwiraga Kibuje Chanceler rero Chanceler ni Chanceler se ni Chanceler ko namubona neza ariko ni Chanceler w'Ubudage halo oya Yego, turabyumva nta ntabwo kibazo. bikoroheye humura birasaba gusatira yego gusa hakurya Kigali hari ekipe nayo iri kwishyushya gusa nta na Chosibre yambaye yagasogise yariye ya Rayon Sport n'amakipe abiri yego nyine yajyamo icya kabiri iyo iyo ni yajyamo icya icyaka kabiri iyo ngiyo itari kumwe na Yabonga yireke nakubwiraga ekipe iri hakurya iragaragaramo abasore nk'aba Maneki yego abasore nk'aba Fisto ndabona Bagayogo niwe ari ndababona abasore benshi bagiye batandukanye uyu utambwe Buruwari niwe ari yego Maguruwari ubwo rero abangaba nibo batambaye Chosibre yego bikaba biri mu bantu biri gukonfuzinga bikaba biri mu bintu biri gukonfuzinga oya 11 twababonye byihorere naba oya 11 biragoye naba nanjye mfite ikibazo rwose naho nkuruye nakwereka abandi nabo babona ibindi bintu nibyo Rayon rata Sport yakomeye ahantu hose gusa amakuru anahari wenda tugende tuyanyuzamo nuko nyuma y'ino match y'Inyanza Rayon Sport iza gusigana abakinnyi zakoresha umwaka utaye imikino abandi rati birukana za thank you ngo ziraba nyinshi cyane byatangiye gusobanuka kuko ndabona Pascal ari wamwohereje bamwohereje bamwohereje muri ya ekipe nakubwiraga itambaye Chosibre byacayutse ubwo izamu ni kuyate ndabonamo Sini Paul Jesus muri iyo ekipe tugendane Ubwo tugendane rero. Sini Paul Jose ari muri ekipe ubwo tugendane rero araza kuba kuyate yego defense ya batatu ndabona Sefu ashobora kuza kongera gukina muri defense defense ya defense ni bangaho ngaho Emery Bayisenge umwe Kabange na Kabange babiri kuza kuba bameze ubwo na Sefu ubwo na arajyamo Sefu arabyikinira defense yego baraza kuba ari batatu bameze gutyo Serumogo na Musore iburyo n'ibumoso ndetse uyu ninde yego kuko baraza kuba bameze uwese hagati mu kibuga araza kandi ari musore Abedi ntabwo ari Fuseza areshya kuri aje kuba ari Fabrice buretse Fabrice ari mu kiwanja ndabona ari Fabrice Sefu ari kuri 6 ahubwo Fabrice nimero 29 nimero 29 kuko erega amavideo maze kubohereza oya wereba mu kibuga werere muri ya kipe irimo ba Bedi mu kibuga indi kipe yihorere igihe ari Kigeli uwo mubonye 29 ntabwo akiri muri ya ekipe yavuyemo ntabwo ibintu biri kugenda bihinduka boherejeho Sini Paul Jose ibintu biri kugenda bihinduka hano akanya ku kandi yego ubwo rero igihari uko nguko mubwiye harimo Sefu ushobora kuza gukina hagati mu kibuga hakazamo Abedi Bigirimana yego akaza kuza kuba ari kumwe na Aimable abaye ntagihindutse Aimable arimo hariya muri ya kipe Aimable Ntarindwa ariko Aimable Ntarindwa ndamubonye hano ko nawajemo bicangura bongera bicanga okay ariko ikigaragara Bigirimana Bedi arabanzamo Rivarido Bingibero na Bedi bari tayari bose bari ready
baraza kubanzamo witwa Rivaldo we nawe yamaze gukombenka kugenda yinduranya abakinnyi yambika Swazibure bamwe yongera aziha abandi kugira ngo sinzi nimba ari ugukonfyuzinga kugira ngo tugende tubona list ibanzamo yego ariko kugeza ubu nuko nguko bimeze so Richard rero reka wenda tukubaze ku ruhande rwa Gasogi ho byifashe bite biteguye bate uruhande rwa Gasogi nibwo bari kuza mu kibuga kwishyushya cyamaye nkawe ira ry'umuba bazaminja zagazake nizizira ry'umuba siporo yo imaze nk'iminota irenga 25 ndabona no kuri social media zareba atari updatinga 11 nabo nayo babazi ntabwo ari updatinga nibyo mubwira ngo hano byagoranye so ariko birashoboka ko ari ibanga ry'umutoza yego birashoboka ko ari ibanga ry'umutoza wenda tukaza kuba tubona 11 gusa kugeza ubu ngubu ni uko nguko bimeze dore ko ari na pre-season ikipe biragaragara ko iri buze kuba yiganjemo abawinga benshi ikigaragara baraza kuba barimo urumva abamediateri bari mu ikipe ni Sefu na Bedi bonyine na Bedi ubwo chancelier w'ububirigi baraza umudage baraza kumushyira mu ntuzi araza kuba akina muri media arataka mu mugongo arataka ubundi yatakisha babiri Bingi Bero na Rivaldo baraza kuba bari imbere biragaragara ko siporo yagerageje gukora muri buri mukinnyi byihuse waba hari zirita urabona ko nta n'umwe basize inyuma nawe rega baramutse batsinzwe na Gasogi kaba kabaye ariko ntabwo bitaye kuko ikibuga kimeze ahubwo bagerageje gukora kuri buri mukinnyi bikaba bitanga isura y'uko nyuma y'iyi match koko ashobora kuza gucamo umweyo mu ikipe ya Rayon Sports Mohamed Cheri bimeze bite umukinnyi w'umutoza ndamubona ibishanga Cheri w'umutoza ndamubona hakurya 11 n'abazunguzayi ntago ari abazungu ngo ako Berine nawe nagajotse ngo 11 ngo Cheri ngo ndabona mu bishanga atayerekana hakurya ayiterekana ibishanga ayo mu bishanga Berine nawe ndamubona hakurya muri ya ekipe irimo ba Pascal na ba Basane na ba Kristo ndetse na ba Paul Jesus abo nabo kwirukanwa ashobora kuza kuba simbura uwitwa Karamoko Akimu Karamoko wa munya wita Karamo Akimu Karamo ntabwo ndi kumubona hano hafi yanjye binavuga ko banamukuye no mu myitozo rwose wabona baramwirukanye kumubona hano hafi yanjye aramusetuye ubwo byansaba kuza kuzenguruka ngaca mu bafana nkajya kureba hakurya mu bakinnyi bari hakurya gusa abari hano umutoza Fami we yamaze no kugera kuri touchline we yamaze no kwicara desk yamaze no kwicara ku by'abakinnyi bishyushya biriya ntago ari akazi ke abo ngabo mwabonaga n'ubundi nibo bashobora kuza kubanzamo nta gihindutse kuko biri kugenda byicaye wowe ugenda utwapudetinga ugenda utuhereza gahunda uko zimeze ibi ni probleme gérable hanyuma ubwo ngubwo reka hari ikibazo ufite twamubaza cyanyuma nakakubaza ku ikipe ya Gasogi oya ahubwo ndamubaza mbere na mbere ba president ba Rayon Sports bose uri kubabona aho ngaho nabonye Tadeyo wenyine Tadeyo Muvunyi ba Meya Budara bimeze bite ntabwo bose ndi kubabona hano gusa hari intebe z'imbere zasigaye urabona nde abo uri kubona hafi ni bande kugeza ubu muri iriya bodi ya Rayon Sports y'abantu bakomeye cyane aka kanya hari perezida wa Gasogi Kepisi uri muri tribune d'honneur uri muri tribune d'honneur gusa hasigaye intebe nyinshi eshatu izo ni iz'abariyo nibo bafite nibo benshi wazee wa baraza mu kanya ntabwo bari batangira kujya mu byicaro byabo icyo nshobora kubabaza ahubwo mwaganuye mwenyine ahubwo tuganuze ahubwo wowe Nyanza bakuganuze nawe utuzanire ejo mu gitondo uzatuganuze uwo bitanuza mwavuganye Maripango Maripango ya Wanenji Maripango ntabwo murabonana kuko akazi ni kenshi oya ariko Maripango ugomba kuva ngo Maripango akuganuje yaza gusaba ko wenda nka nyuma y'amatsi umuntu yaza kumureba kuko kuva nagera ahangaha nta nubwo nari nabona umwanya wo gufata ku mazi kuko ninjiriye mu kazi kugeza ubu ngubu ubwo turakuganuza nugera i Kigali
murakoze natwe tuzaza kubaganuza. Ngenda kuganuza nugera I Kigali rwose cyane ukwiye icyakunywa cyane. Gahunda ni iyo ngiyo kabisa kandi murakoze cyane. Rishani akazi keza udufashe utubarize Kenisi match nirangira Rishani tumutera icyotezo Richard akabaragiye aravuze ati reka mbakupe kandi twamuhamagaye reka tumutere icyotezo cyane. Hari umuntu hano witwa rwa Kabumba Dani rwa Kambuba cyane rwa Kabumba oya rwa Kambuba Dani ngo match ngo murayitwereka bajye kuri New Era aho bita New Era TV cyane aho ngaho iracahurwa New Era TV match iracaho 5-5 kuvuga ahantu match icari icyo bitwaye oya nta kibazo abantu bajye kuyo bita New Era TV agakanya mujye kusacinga YouTube channel ya Richard yego uwo ngo twatimo turaganira ni YouTube channel ye abantu bajyeho araza kuyibashyiriraho rwose cyane ngaho 11 abazungu ba Rayon Sport 11 n'abazungu kandi nta muzungu urimo ubwo bahita baba abandi abazungu zaya ariko Zayi ni inyuma muri stade. Zayi inyuma muri stade. Zayi inyuma muri stade. Ako nawe nagushobotse. Yonze kiwu. Ariko nawe. Wayagenda shobotse. Abazungu nawe uri ku bazungu. Nawe uryamye mu bazungu. Cyane. So ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo twabwira abadukurikiye. Ibya Rayon Sport reka tubinira aho ngaho ibigendanye no kuba bamwe bumvikana abandi batumvikana uyu muraza gusiga indi version bumvikana baraza kumvikana ibyo ari byo byose. So reka rero dushimira abantu gusa tubabwira ko ikipe ya Liverpool The Cops imaze gutanga bid ya mbere kuri Alexander Isaac bamugeretse $120 ariko nubundi zabaye rejected Newcastle isizanga ngo hari ukuntu abo hakurya za LDC ngo boherezaga amabomu ngo hakuno naho ngo rugahita runwanga ngo bikiri mu kirere ngo abantu bakumva ngo gusa biturikira mu kirere ngo Newcastle ngo ipfuye kumva ngo igitekerezo cya Saven batari babona email itari yaza bo bari bamaze kwandika ibyanga bamenye musigeho azakinira Liverpool umuhungu azakinira ubwo bid zatangiye kunyagiramo ko Liverpool yiteguye kumutangaho $150 150 niko gaciro nako 150 Liverpool yo yiteguye kuzitanga ahubwo ni bwa buryo bwo kugira ngo bagende n'ibiganiro adonzi basunika ibintu nk'ibyo iyo rero bayita Liverpool The Cops hanyuma Luis Diaz yamaze guhabwa nimero 14 muri Bayern Munchen Garnacho arifuza kujya muri Chelsea ine yamaze guprioritiza uwo bitanuza Casemiro Mugisha Bonheur twatugiye tumugendanye yamaze kwerekeza mu ikipe ya Al Masry yo mu gihugu cya Egypt kuri $600,000 z'amanyarwanda niyo mukino uhenze w'umunyarwanda mu mateka $450 z'idolari ibihumbi hafi $450 z'idolari ingo zibara hanyuma biramahira Bedi nawe ubwo biramahira Bedi nawe yamaze gusinya muri Setif yamaze kwerekanwa yesa natangaza aravuga ati nza muri Rayon amezi 6 nasinye muri Rayon Sport mu byukuri navuga ko naje mfite intego yo gukora kujyana hatinda Rayon Sport aranayishima ngo ni ikipe igwa amahirwe yo kuba wahita ujyanze cyane kandi bikoroheye rwose bikoroheye cyane arashima agent Adera Murushi wamufashije abanyarwanda bo bazi umupira biramahire rwose abazi umupira araza kubamara mu Rwanda arabashakira akazi kabisa hanyuma muri nderize ritazi Arsenal abantu imaze kugura se babonye bose umuba wabo kandi ngo ngigomba gusoreza kuri nuza ende kuri Eberechi Eze ariko ndabona atire kuraba Trossard re kurabande bose Eze nagakenewe Eze se baramukenera atire kuraba bose gurisha Eze nakenewe hanyuma ikipe ya Gyökeres yavuyemo yarayitsinzwe kuri Super Coupe ya Portugal Benfica yabatera igitego kimwe ku busa na kubona umwataka nyine uza kubatindira ibibazo biraza ko ari ibibazo cyane hanyuma dushimiye abantu tubashimire twabanye nabo cyane abo kuri YouTube reka ducishemo ino nkuru idasanzwe ariko abantu kuri YouTube kuki bataza tubashimire cyane baje kuramurera gusa kubera nta kibazo reka tubashimire cyane mujye muza tubane mwabagabo ariko ducishemo ino nkuru idasanzwe AFC Bournemouth ni ikipe mu mateka yayo sezishize nibwo bwa mbere yigize amanota menshi muri Premier League amanota 59 ni nawo mwanya mwiza ishaka kuba yaragize Bournemouth niba ntabeshye Bournemouth umuzamu wayo Kepa Arrizabalaga warubahetse iyo sezo yaragiye muri Arsenal
abadefanseri myugariro wayo wari uyihetse yaragiye. Dean Wilson Yego. yaragiye kuri gatatu Kerkez yaragiye. Gabarinyi bakenyaga nuza Zabanyi Eh. aragiye muri Paris Saint-Germain kabaye baravuga bati iyi kipe umwaka utaha n'umukandida wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri amafaranga ibyabaye arigeze nuza yari yongereye inde nuza Sesinyonde inde wongera amasezerano yarayongereye ahubwo Dango Watararahari nabonye na Philippe yari yishe na United ahubwo inde nuza Semenyo Antoine Semenyo Antoine Semenyo ntaho yaje ariko azagenda umwaka utana nuko ndumva ni saison ya kabiri muri abantu kuri YouTube turabashimiye cyane ariko mujye muza buri munsi turane Lamine Yamal uwo bita Laporte yavuze ati abantu bamugereranya na Messi bamugereranya ariko kuri condition mujye mugereranya Lamine Yamal na Messi na Messi w'iyo myaka ya Lamine Yamal yabaga afite icyo gihe Lamine Yamal yabateye ubwo ati nimugereranya Lamine Yamal na Messi imyaka 17 18 yakinaga ibiki ko yarasanzwe yavuga ati nimugereranya ibikorwa bya Messi ari umwana w'umwe ati mugereranya Lamine Yamal na Messi kiri mu myaka aba ari byo bimutera gukora kuruta kumugereranya na Messi Ballon d'Or umunani arya niyo atari 10 arimo 6 igihumbi Ballon d'Or igihumbi kuzaze mu yago mu Burayi wakoze cyane akira ngo ari kuzazima agiye kuyoragura ifaranga turazira ku munsi w'ejo saa 2 kugera saa 4 za mu gitondo mu kiganiro nk'iki ngiki. Sports and more sports. The latest sports news only on 92.8 Radio O.